Yesu ashimwe. Igice cya mbere tugiye gusoma turagisanga muri Zaburi 112. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Igice cya mbere turagisanga muri Zaburi 112 umurongo wa mbere turasoma tugeze ku wa 10. Turasoma Zaburi yose. Reka dufatanye gusoma. Haleluya. Hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye. Kuko atazanyeganyezwa iteka, umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Ntazatinya inkuru mbi. Umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka. Umutima we urahamye ntazatinya, kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. Yaranyanyagije yahaye abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ihembe rye rizashyiranwa hejuru icyubahiro. Umunyabyaha azabireba ababare, ahekenya amenyo ayage, icyo umunyabyaha yifuza kizamura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Igice cya kabiri tugiye gusomerwa turagisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Igice ni icya 5, turahera ku murongo wacyo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 5, turahera ku murongo wacyo wa mbere. Turasangamwo inkuru ya Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa baramwegera. Aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzira n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa b'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Igice cya kabiri tubasomeye nta kigarukiye. Nakire neza ijambo ry'Imana.